Imana yafunguye ikiriba waba umaze imyaka 30 utabyara kuwa 31 ukabona umwana. Imana ipfa kuba yafunguye ikiriba. Tugiye gusenga Imana ibafungurira ikiriba mu izina rya Yesu. Iyi Imana yafunguye ikiriba indwara basinye kizaguhitana Imana igayikiza kubera ko yafunguye ikiriba. Imana yafunguye ikiriba ugateye kugahaga kandi abandi babona gutahaga. Imana yafunguye ikiriba wa musazi ibitaro byananiwe arakira kubera ko Imana yafunguye ikiriba. Bakaba bazi kuzapfa udashatse Imana yafungura ikiriba ugashaka. Tugiye gusenga Imana ifungura ikiriba. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye. Yego reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show amerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mu Kinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi baho umugisha kambashimire mu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha ndigusabira abantu ngo Imana ibahe umusamariya. Yego imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana Nigena Claudina nanjye uri nyuma ya kamera nitwatuma Imana Concorde reka dutangire n'isengesho ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Bana data wa twese uri Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa turagushimiye Isaya none tugushimiye ko abaye mu ruhande rwacu katurinda. Hari benshi bamaze kugera hacecekerwa, hari benshi bari mu bitaro bitandukanye, hari benshi bari mu magereza atandukanye, hari benshi batabasha kubona, hari benshi batabasha ariko twebwe atugiriye icyizere tugira aya masaha tukiri bazima. Nushimwe kandi nuhimbazwe. Tugushimiye aka kanya keza uduhaye ko kuba imbere yawe na kanya katagizwe na buri wese. Aya mahirwe nago yabonwe nabize nanga nabade mbese ntayagizwe na buri wese. Turagushimiye ko yatugiriye izina ryawe nirihimbazwe. Hanyuma tugeze aha ngaha twemerere utweze udutunganye utubabari ibyaha nakaha ibyo watubonyeho byose ubitweze nomara kutweza ndetse no kudutunganya utwemerere ubane natwe muri kano kanya uvugane natwe ukorane natwe ubane natwe duheje imyuka mibi duheje gukora kose kumwanzi bitavuga Imana biduhunge. Uwiteka bidakwiriye kutwumva ntibitwumve bidakwiriye kutubona ntibitubone birenge bitari by'umumaro ntibigera aha kugira ngo Uwiteka dukomeze gusabana nawe ubuntu bwawe urukundo rwawe gufashwa n'umwuka wera nibikomeze bibane natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu amen. Claudina tuguhaye ikaze kuri Concord TV show twari tugukumbuye twahirukanaga hashize ibyumweru birenga 2. Yego biba ari byinshi. Yego biba ari byinshi ubu imyaka abantu bateye yarameze cyane. Urumva ko washize igihe tutabonana. Niyo mpamvu twaje kugira ngo twongere tuvuge imbaraga z'Imana. Yakoze kuza. Imana irakurinda cyane nta kibazo. Ntabwo wishwe n'ibyaha. Oya. Nta nubwo wishwe n'agahinda. Oya. Wigeze wishwe n'agahinda ngo mvuge uko bimera. Nanze kongeraho gakabije. Ntabwo byabura birababaza cyane. Yego ariko umuririmbyi wa 60 yaravuze ngo weho mutima urerangwe no kwa Yesu amakuba yawe yamubwira ngo mubwire buhoro ibikubabaza nibigutera ngarakunda afasha abashavuye wizere ijambo rye kandi nturire. Agavuga ngo abaremerewe nibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumuriza utumukiza amara gahinda mwirira. Imana dusenga Imana dukore imara gahinda kokro nukuri cyane yarakakumaze. Abaremerewe nibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza amara gahinda. Yewe ubahumurize
utumukiza amara agahinda oya babuze urubyaro bahumurize utumukiza amara agahinda kuri ababuze ibyo kurya bahumurize utumukiza amara agahinda oya n'abari mu bukode bose bahumurize utumukiza amara agahinda yaba afite amadeni bahumurize utumukiza amara agahinda oya ngo bahumurize bahumurize utumukiza amara agahinda rukora abari kwa muganga utumukiza amara agahinda iya bari muri gereza bahumurize utumukiza amara agahinda none mwirira Yesu amara agahinda mwe kurira cyane bwira abantu be kurira gutabarwa kurabonetse Imana ishimwe kabisa Amen. Tuzanira umusamariya Samarana mwumvise ahantu twese turamukeneye nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu gihugu cy'Isamariya yazi kivuze umusamariya akaza igihugu cy'Isamariya Yeke cyabayeho mu gihugu cy'Isamariya ngo hateye inzara nyinshi ngo abantu batangira kurya amahurunguru ngo amahurunguru agezaho arabura Bibiliya iravuga ngo inzara ikomeza kuba nyinshi ku rwego abagore babiri bagiye inama baravugana ati rero twabyaye abana babiri b'abahungu none bano bana kubera inzara dufite reka tubarye uyu munsi duteka umwe byange bikunde turamurya none tumurye n'ejo namara gushira n'isosi yashize mu nzu n'ubundi turamuzana tumubage tumurye Bibiliya iravuga ngo baramuteka bamumaze ngo nyiri umwana muzima abwira nyiri umwana wariwe ati ntuzaje urankora ibibi ntuzaje uranesha umutwe ntago ndi kumwe nawe ni njyewe si wakubwiye ngo uzane umwana wawe tumurye atarigo nimba atarakuruye ijuru kujya kubise rero nta kurusha uhetse ukayemera kumurya ibyo ntumbwire ubusa rwose ntunzaneho ubwo ibyo by'ubukirisitu ntabyo ndimo icyo mpfa nuko inzara yashize nta mwana wanjye nguhaye hari abantu benshi bameze nk'uwo mugore shaho Mane batabare Bibiliya irambwira ngo uyu mugore nyiri umwana wari wararira ngasanga umuhanuzi nanga si perezida w'ico gihugu bari batuyemo ngaramuririra aramubwira ati nukuri kw'Imana ndengera mwami ushira imanza uyu mugore uri kureba yanyoheje arambwira ngo umwana wanje nitumurye ngo nitumara kumurya ngo nuwe turamurya none uwanje twamumaze none uwe yanze kumuzana ukuntu ndabigenza ngo hanyuma umwami aramusubiza kongoro Imana itari mu ruhande rwawe nta kintu abantu bakumarira ngo umwami aramusubiza ngo none nimba warangaye umwana mukamurya agashira uri kumva ndakurengeza ibyo nkuye hehe njewe nk'umwana ndakurengeza ibyo nkuye ku mbuga ndakurengeza ibyo nkuye mu rwengero ndakurengeza ibyo nkuye hehe kandi ko ikintu yaramusubije nico ntago yarara mutera indangabyare umwana ahitangana nkuko yarangana ntago byari gushoboka iyo yaje kumufatira umwana muri referina mu kigo cy'imfubyi ntago yari kuza yitwa uwe yabyaye ntago byari urumva ntago umwana bari baramuruka ngo yongere yibumbabumba b'umwana ibyo umwami yarari kumubwira nibyo henze twaga n'abantu bazaga kumbwira ngo Korodina rwose ngo umuntu yarambwiye ngarambeshega ngo ndabyibushe kandi ko kabyibushe nkavuga zubu none nimba barakuvuze ngo urabyibushe ko kubyibushe ubabajwe n'iki neza baje fashe kuvuga ngo Korodina ni umukobwa kandi ndi umugore baje kuvuga ati Korodina ni umugabo kandi ndi umukobwa icyuri ico nicyo bavuga haleluya amen hamubwa ati naje n'ikintu nakurengeza ariko ngo muri ico gihe umwami yabuze icyo asubiza nyiruyu mwana muri ico gihe uwo mugore ababaye ngo hahita haza umusamariya witwaga Elisa ngo umusamariya zari mu mwuka ari kuvuga ati zo meni zo payini zo mana
ati Imana irambwiye ngo nubwo inzara ibabanye nyinshi ibibazo bikaba bibabanye byinshi ku rwego mutangiye kurya n'abana banyu mwumva ukuntu Imana iri muri nje ivuganye nanjye iravuze ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeri imwe bisobanuye ngo inzara irarangiye muri iki gihugu cy'u Rwanda bisobanuye ngo igihugu urimo inzara irarangiye Imana ibohereza umusamariya amen nangiye gufashwa komereza wifashirizwe kodi dukomerezeho n'ijambo ry'Imana ayo mavuta tuyakomerezeho nuko ejo nk'iki gihe nk'indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeri imwe Imana tugire neza waruvuze ngo Imana iguha umusamariya nanjye mume n'abandi badukurikiye baha umusamariya mwiza tukadukomerezeho n'ijambo ry'Imana Imana ibaha umugisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 7 ibice 7 turasoma umurongo wa 11 niho turahera haravuze ngo azura umwana w'umupfakazi bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba wari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje rekumva konkro yego bari bamuherekeje 13 haravuze ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka wari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho twakire neza amagambo y'Imana ishimiye Imana turi kuvuga ngo Imana ikohereza umusamariya nukuri ngo ndikumva ari nayo intego tugize Bibiliya itubwiye ku mugore w'umupfakazi uyu mugore ntabwo ari we wipfakaje nta nubwo yavutse ari umupfakazi ahubwo ngo uyu mugore yabaye urubyiruko nk'uko nanjye ndi urubyiruko yego ntabwo nari nagenze imyaka 40 harya ngo urubyiruko bagahiyangeje 30 nuko ngo yabaye urubyiruko nk'uko nawe wabaye urubyiruko reka mbivuge gutyo ubwo wenda kumva usheshe akangwe warenze urubyiruko cyane rwose urengeje imyaka 30 uba warenze mu cyiciro cy'urubyiruko mbere nibwo ari 35 ariko barayigabanyije ubu ni 30 mu Rwanda Bibiliya ubwo abayirengeje mwihangane Bibiliya iravuze ngo umugabo we ararwara arapfa barashingura urumva ntago bari kumubika ari umurambo hari n'iminsi umurambo utamara arapfa Bibiliya igatubwiye ngo amaze gupfa ngo umwana we aravuka w'umuhungu aba umwana ushimishije abantu baraterura abandi bita amazina abandi bavuga ibyo bashaka ngamenya no kuvuga kuko Bibiliya tubwiye ngo amaze kuzuka yaravuze hanyuma ngo uyu mwana nawe afatwa n'ikibazo cyitwa uburwayi afatwa n'ikibazo cyitwa uburwayi birashoboka ko mu minsi ya mbere utabonye umusamariya ariko muri iyi minsi ugeze mubona umusamariya umugabo yapfuye ntago uyu mugore yabonye umusamariya mwiza uzuru uyu mugabo ngo umugabo yarapfuye abarewe n'abatambyi barahanyuze barigenda Bibiliya igatubwiye ngo umwana araremba bajya kuvuza kwa Kanimba biranga bajya kuvuza Sehashika ntibyemera bajya kuvuza ku mwami Faisal ntibyemera baragaruka Butaro ntibyemera bajya muri Shiga biranga buri hantu hose bijya
bageze bakavuga ati uyu mwana birashoboka Bibiliya yandika ibintu bikiye ko Claude ariko njyewe nabonye hari ibintu Bibiliya itanditse kandi byari ngombwa ubwo si kugira ngo umwana yafashwe ijoro rimwe abyuka yapfuye none se wagize ngo yarafashwe umugore akomeza kuryamisha mu nzu kugeza igihe apfiriye yaravuje biranga hari umuntu waduciriye umugani aratubwira ngo uburiye umubyizi mukwe ngo ntako abaga atagize ukuri yego ko ntabwo abaga atagize ntako amen amen haleluya amen Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugore umwana wagerageza uko ashoboye kose biranga bakabona umwana ari gucika intege bakabona umwana ari kurerembura bakabona umwana byanze ngo birangira ahuhutse tugiye gusenga birangira ahuhutse ubu birashoboka ko nawe umwana wawe yahuhutse hahandi wabikaga ifu kakaba kahuhutse ahandi wabikaga utugori wajyayo ugasanga wapi umwana yahuhutse ngo birangira apfuye birangiye Bibiliya iratubwiye ngo abaza gushingura baraza bakoresha isanduku ariyo yitwa ikiriba muri Bibiliya ngo isanduku irahagera ihageze ngo hanyuma bagombaga gushigamo umurambo nabo bari bahageze baterura umwana ku buriri aryamyeho bamushyira mu kisanduku nanga mu kiriba ngo barapfundikira bashyiramo imyenda bagomba gushyiramo bashyiramo ibyo bagomba gushyiramo barangije barapfundikira haleluya amen abagombaga gucukura imva tugira imiryango zemerewe gucukura uwabuze bakamuca ingunguru y'umusororo hanyuma Bibiliya iravuze ngo abagombaga gucukura birumvikana bari bamaze gucukura ntago wakura isanduku mu nzu icobo cyo gushiramo kitari carangira ntago bishoboka abagombaga guterera hitaka bari bamaze kuhagera abagombaga gushiraho indabo bari gusezera bari bamaze kuhagera abantu bagombaga kuvuga ubuhamya bakavuga bati uyu mwana kuva avutse nta kibi nabo bari bahageze nimba barambaraga n'imipira ishushanyijeho wapfuye muri ico gihe ubwo nabo bari bamaze kuzambara zawe zamaze no kuboneka Bibiliya avuga ngo biga ku kuntu barashingura nuko biratangira nuko birarangira hari umuntu wizetede yaraje agatubwira ngo uyu mugore umwana agipfa sebukwe na nyirabukwe n'abaramubwe n'abaramukazi be na bene wabo ngo baricaye baramubwira ngo umuhungu wacu wamuteye umwaku arapfa none n'umwana ubyaye arapfuye ntabwo uri bwongere kuba muri uyu muryango none nta mugabo uri burakubeshamo umugabo wawe yarapfuye ntago azazanga gutera indi nda tubona umwuzukuru byararangiye nubwo wenda dufite umuhungu dushobora kumuhuza nawe bikaba nk'uko uwa mbere yapfuye mbese uri umunyamwaku ni gute abandi basenga mukajyana ku musozi mukawuzamuka bagasubizwa wowe ntusubizwe ni gute abandi bavuga butumwa ubwiriza ukabarusha no kubwiriza bo bagakira wowe ntukire haleluya amen hari uwigeze azarambwira ko ngoroka no kantu reka nkavuge ndi kumva simbizi hari umuntu umwe wigeze arambwira atari ko Claude nukuri ku Imana mbona guri mwiza yo hari n'imyenda wambaraga nkabona zigakubereye nukuri arambwira ati ko mbona guri mwiza uzi no kubwiriza neza n'abantu bagukundaga ni gute utashatse umugabo wenda reka twemere ko abo muri kayitsezi wanyu baza amateka yawe nabo musenganaga baza amateka yawe bitewe n'imyaka umaze kwitorera none se amaparuwasi wagiye kubwirizamo wabuzeyo n'umusore wapfuye n'ijisho akagukunda mukabana nuko mba ndamusubije ati buri gihe n'igihe cyacu abakozi bageze ngo tuboyaga nuko buri gihe n'igihe cyacu hari igihe cyo kubwiriza hari igihe cyo guceceka hari igihe cyo kubyara hari igihe cyo gupfusha hari igihe cyo kweza n'icyo kurumbya niko Bibiliya yanditse ubwo rero ibyo bihe bigomba kutubaho
twebwe tunayizi ntago wari ngombwa ngo bibe kubitire kare Yeah. hanyuma rero aratuza ngo baramubwira bati ni gute abandi bakobwa mwashakiye kimwe bakiri kumwe n'abagabo babo, ni gute abandi bagore mwabyariye kimwe bagifite abana babo wawe akaba yapfuye, ni gute wa wundi mwahaniye ugiye rimwe randevu uwe yakize uwawe ntake. Ngo baramubwira bati turakwirukanye, kandi usibye no kukwirukana n'ibyo wagezeho byose uri muri uyu muryango wabikuye mu mitungo yacu, ntiwemerewe kubikura aha, ugomba kujyana ibyo wazanye gusa. David ngubambe konkro utu dutenje natubonye ejo bundi tuvuye mu kwa 11 kwa 2024 utagira ngo ni bya kera. Ubwo nimba mvuye muri ADPR nibi bitenge ndabisiga muri ADPR kuko nabibonye ndi mwuwo muryango, none akagasana kabonye ejo bundi. Ubwo n'abantu banzi gutya bose bamenye kubera ADPR. Ubwo nimba mvuye mu bwo nabo baragenda. Hari umugore wigeze ambwira, arambwira ati Korodisi uri kwasi dukundana gukaza uwanjye ukarara nkagutekera ibyo ushaka byose inti tukajyana aho ushaka nti uramutse nk'ubu twayinda y'ikinyendaro sinazongera no kuguhamagara, si wazongera no kumvugisha. Ndamubwasa ubwo kubera iki? Arambwira ati none icyo twahuriraga uko cyaba cyarangiye ubu duhuzwaga nuko uri umukristo, ariko nuramukubaye umupagani ntuzankurikira ubushuti ubwo bizaba birangiye. Umugore rero nawe baramubwira batugazana ibyo wakuye iwanyu nuko. Bibiliya iratubwiye ngo umugore afata udushwangi twadushira mucaga dutwaramo, ngo hanyuma bigashoboka ko abantu bagombaga kujyana iyo nzu batwaye imfunguzo, urajyana imirima yagiye yitwajije ibyangombwa by'ubutaka, uragabana imyenda yagiye yambaye hakari kenda keza. Bibiliya iratubwiye ngo bajye ubwo basohora umurambo mu nzu. Sebukwe yahanyuze arihorera, nyirabukwe yacecetse, ngo umurambo barawusohora tugiye gusenga. Ugeze ubwo bawusohora, ariko tugiye gusenga. Humura, nyuma ya zeru Imana irakora. Humura, haracyariho umusamariya mwiza uzi imibereho yawe, ufite n'ibihwanye n'ikibazo ufite. Bibiliya iratubwiye ngo basohora umurambo mu nzu, bawurenza umuryango w'inzu, barenga mu mbuga, barenga ku irembo, ngo barasohoka, ngo bageze mu marembo y'umudugudu witwa Nayini. Kwankuru duri kubyumva? Yego. Marembo mudugudu yitwa Nayini. Kibazo ntago uri kubyumva. Ndi kubyumva. Mbese ubwo byarenze kwa mukuru w'isiba, birenga kwa mudugudu, birenga ku wakagari, birenga ku mure. Noneho ngo bagera mu marembo y'umudugudu. Ubwo ni nkuko waba ugeze kuri riba ahandi hose byaranze. Yego. Ngo bageze mu marembo y'umudugudu witwa Nayini, bikoreye umurambo, bari kugenda barahimba bati data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatwungukiye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Bibiliya yavuze ngo bakiri muri ayo marembo, ngo hahita hagoba ku musamariya mwiza ari we witwa Yesu. Ngo Yesu we yari yiviriye i Yeriko, ngo ari kwitembereza n'abigishwa be, ngo ndetse n'abandi bantu benshi bari bamuziho ibitangaza bakagenda bari kumusanga. Bibiliya yatubwiye ngo ageze muri aya marembo, ngo yitegereza mu bantu igikundi bagiye gushingura, ngo amenye uwapfushije uwo ari we, amenye ufite ikibazo uwo ari we, amenye uwaburaye uwo ari we, amenye ufite amadeni uwo ari we, icyamu Uwiteka akakubona none. Bibiliya iratubwiye ngo uyu musamariya witwa Yesu, ngo yinjiye muri uwo mudugudu, ngo amenye ufite ikibazo, ngo aragenda amukoraho, aramubwira ati mugore wirira, mukobwa wirira, musore wirira, mugabo wirira, musaza wirira, nubwo usheshe akanguye abantu bakaba bari kubona byararangiye, ariko wirira.
Konkuro umaze kutubwira ngo umuntu urengeje imyaka 30 kwahera ntago akiri urubyiruko byararangiye. Ntago ari wowe gusa, ubu hari abantu bazi ko umuntu urengeje 30 byarangiye. Ibaze none nka Claudine wenda afite 45, ubwo si byarangiye sikabaye cyane. nta rugo ashobora kubona neza ko yarenze urubyiruko yarukura. Ariko humura ngo Yesu amubwira ati wirira, nubwo iciciro cy'urubyiruko wakirenzwe ariko wirira, haracyari ubutabazi, haracyari umusamariya washobora gukora ku kiriba abakikoreye bagahagarara sha. Bibiliya avuga ati humure wirira wa mubyeyi we wirira. Ngo umugore akomeza kurira kandi byari bikumuriza byari bihari, aravuga ati nasenze agifatwa yakira, senga remze ntiyakira, senga ari kongererwa umwuka biranga, ageze ubwo ahuhutse ndasenga biranga, isanduku yahageze ndasenga ariko byanze, bigera ubwo bamushize mu isanduku, nasenze tugisohoka biranga. None ubu tumaze kurenga karitsiye, maze kurengwa no kuvugwa n'abaririmbyi, noneho na mushumba asigaye amvuga, maze kurengwa no kuvugwa na mushumba, na mama wanjye wambyaye ntakingirira ibanga, ararira aravuga ati Yesu ndeka ndire. Ngo Yesu aramubwira ati mubyeyi wirira. Ngo hanyuma yegera bikoreye ikiriba, ngo ikiriba gikoraho, ngo agikoze abakikoreye barahagarara. Ngo Yesu arababwira ati mushige hasi sha. Ngo barangije baratura, ariko barangije baratura. Icyama Uwiteka agakora ku kiriba gifunzemo imigisha yawe. Amen. Icyama Uwiteka agakora ku kiriba gitukigima inzu yawe. Uwiteka ngakora ku kiriba, ngo none abakikoreye ngo bahita barambika hasi, ngo barambitse hasi, ngo Yesu akora ku kiriba gusa, agavuga ngo muhungu ndategetse byuka. Ngako kanyu wari wapfuye ngahita hinduka muzima. Ngo noneho aramuterura amufata mu biganza, akamubwira ati Konkuro akira umwana wawe. Haleluya. Muzima. Gahunda yo gushingurira arangiye, none abari biteze ko batwaye imitungo birafata umwana wawe. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Impamvu ucuruzaga ugahomba kandi aho baranguriye ariho uwungutse yaranguriye, ukarangura agafuka k'umuceri uwaranguye igice akakurusha inyungu. Ikibazo si uko utaranguye, ikibazo si uko utazi kubwira neza abakiriya, ikibazo si uko utazindukira mu kazi, ikibazo si uko udakerererwa mu kazi, ahubwo ikibazo ni uko amahirwe yo kunguka afungiye mu kiriba. Tugiye gusenga Imana ifungura iki kiriba. Tugiye gusenga ko abandi bakaga inguzanyo kuri banki zikazabageza ku iterambere. Impamvu wowe ibyanze bigaheraho na banki kabigiye guteza ibyawe cyamunaga, si uko utazi gukora cyane nk'abandi, si nuko utashoye nk'abandi, ahubwo ikibazo amahirwe yawe ari mu kiriba. Tugiye gusenga. Impamvu utari washaka abo mwavukiye kimwe buzukuruje, ntago ari ikibazo cy'uko utari mwiza, n'abapfuye ijisho barashakaga. Ikibazo si uko watandamye ibirenge n'abacitse amaguru burundu barashatse, ahubwo ikibazo umugabo muzabana afungiye mu kiriba, kandi udasenze ngo wiyirize uyu mugabo ntago yazava mu kiriba, bazarinda no kugushingura uyu mugabo ari mu kiriba. Ahubwo tugiye gusenga Imana igufungurira ikiriba. Impamvu heze mu bukode, ikibazo si uko utazi gukora, ikibazo si nuko udasenga. Konkuro hari igihe dusenga tugasenga ukagera nubwo wumva n'amagambo yo kubwira Imana arangiye, ikibazo si uko udasenga, ahubwo ikibazo inzu uzabamo iri mu kiriba. Tugiye gusenga Imana ifungura iki kiriba. Amen. Impamvu utagira imyenda zijyanye, ikibazo si uko utakwambara ngo uberwe, ahubwo ikibazo izi myenda ziri mu kiriba. Kandi siko wanyu ntiyabasha gufungura iki kiriba, nyoko wakubyaye ntago yabishobora. Niyo mpamvu bose bakuvuyeho, abaturanyi bawe icyo bashobora ni ukuguherekeza ukajya gushingura, nta kindi kintu bashobora. Abaririmbyi ikintu bagufasha ni ukuza bakaguherekeza
baza bakakubwira bati data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye, bakanakubwira bataheza mu ijuru tuzahurirayo, barangiza bakagenda bagacukura, barangiza bakazana n'isanduku. Wirenganya bavuze ngo ntuzashaka, ni mu mugambi wabo bagomba kugucukurira iki cobo uri bushinguremo, bagomba no kubaza iyi sanduku, niwo mwuga wabo. Wibarenganya ngo baravuze ngo urengeje imyaka ngo y'urubyiruko ngo utari waje, wibarenganya. Ako niko kazi bashinzwe. Kandi buriya muganga iyo yabuze abarwayi avura agavuga ati none si yakazi ubu nzahemberwa icyo abarwayi batarwaye. Bari abantu babaza amasanduku mugakirira. Reka nkubwire, iyo abarwayi iyo abantu batari gupfa ari benshi hari aho bajya bagasenga, akavuga ati none mana ko twize umwuga w'ububaji tukabaza amasanduku, abapfa bakaba babuze tuzakuraho amafaranga. None haleluya, amen. Nanjye umuvugabutumwa nsenga buri gihe ndi kuvuga ati Mana unzanire abayoboke hanyuma mbabwirize, kuko mudahari nta muntu nabwira. Yinde ubu utavuye iwawe ngo utegesha yawe uzane ino kamera nyivugira, ntaho nayikura he? Wirenganya abantu konkura, kuko Rodina ngo nago yansuye agusurire he? Nta muntu wagufungurira ikireba keretse Yesu. Haleluya. Impamvu hinguka rumbya si uko uba utafumbiye nk'abandi. Ikibazo y'amahirwe yo kweza afungiye mu kireba. Impano yo kuberwa iri mu kiriba. Ni ushake wambara imyenda ya 800 ntago waberwa, kandi impano iri mu kiriba. Impamvu utari wabyara si uko utashoboye kuba nk'umugore nk'abandi, ngure n'umugabo wawe nk'uko n'abandi bigenda. Ahubwo ikibazo aya mahirwe yo kubyara kwawe ari mu kiriba, kandi nta wundi muntu washobora gufungura iki kiriba utari Yesu. Haleluya, amen. Tugiye gusenga twingingira aba bantu, Imana ifungura ibibiriba biri imbere yabo. Ngo wakoreye peri muratsindwa, peri iri mu kiriba wayikura he? Nta mupolisi wayigura, ifungiye mu kiriba. Ntushaka uzatange ruswa, amahirwe yawe ari mu kiriba. Ngo wabuze akazi wari kuzakora gafungiye mu kiriba. Tugiye gusenga, muntu nkurikiye iyi saha ya none, muntu uri kuntega amatwi iyi saha ya none, umuntu wese uri bumbone iyi saha ya none, nari nkwinginze kugira ngo ahuri ushire hamwe umutima dusenge, Imana ifungure ikiriba gifungiranyemo ibyawe. Impamvu utakira amafaranga, aya mafaranga ari mu kiriba. Impamvu utakira inshuti z'umumaro ziri mu kiriba, izitari z'umumaro nizo zikwitaba. Hari abakobwa bahenze kuza ngo dusengane b'i Kigali, ubwo ntago barimenya kuko abazaga kundeba ni benshi. Barangije bayambwira ati Korodina tubabarira udusengere, twebwe turi beza, dufite amafaranga, dufite akazi keza, ariko nta musore n'uyu n'umwe wari waza kudutegeta. Umuntu uje abagapfakaye 3, undi yatandukanye n'umugore n'umudivorciye, ati twemerera udusengere Imana ituzanira abasore bahwanye, mbese bahwanye n'ikigero turi. Ikibazo si uko utari mwiza, ikibazo si uko utafite n'akazi, ahubwo ikibazo aya mahirwe ari mu kiriba. Tugiye gusenga, Imana igufatira ikiriba igifungure, hanyuma aya mahirwe yawe yakure. Bibiliya tubwiye ngo afunguye ikiriba yakuye mu mwana amusubiza nyona. Nafungura ikiriba arakuramo amahirwe yagusubize, nafungura ikiriba arakuramo inza yiguhereza. Imana nifungura ikiriba irakuramo umusore muberanye muguhereza. Imana nifungura ikiriba irakuramo umukobwa mukwiranye mugu. Imana nifungura ikiriba irakuramo amafaranga yaguhereza. Imana nifungura ikiriba iragukuramo ikibanza kiraho wifuza ikiguhereza. Imana nifungura ikiriba irakuramo amahirwe
amahirwe menshi kurema abakiriya ushaka bafite n'amafaranga ahwanye n'aho uri kugurisha ibaguhereza. Tugiye gusenga Imana nifungura ikiriba ubuzima bwiza igabukuramo ibiguhereza. Impamvu uhora urwaye ukajya kwa muganga ukifuza ntukire nuko amahirwe yo gukira ari mu kiriba. Ariko tugiye gusenga Imana ifungure kino kiriba mu izina rya Yesu. Imana ifungure ikiriba mu izina rya Yesu. Hari umugabo witwa Yosefu yari afite amahirwe yo kuba umutware. Yari afite amahirwe yo kuba umutware. Ikimenyimenyi yageraga hageze hose agahinduka umutware. Wahageze ariko bidahamye. Ngaya amahirwe yo kuba umutware rero yari ari mu kiriba. Kugera ubwo yagiye muri gereza, iki kiriba kigifunze nta musore ushobora kukuvugisha. Iki kiriba kigifunze nta hantu wakora ikizamini ngo utsinde. Wapi? Abandi basohoka ari abambere ugasohoka uruwanyu. Iki kiriba gifunze ntushobora kubona minerivare. Iki kiriba gifunze ntushobora gutura. Iki kiriba kigifunze nayo kwishura ikodura yabura. Iki kiriba kigifunze uje kugukunda kuwa mbere ataha kuwa kane nta n'ikintu mwapfuye. Iki kiriba kigifunze ntushobora gucuruza ngo wunguke, ntushobora guhinga ngo weze, ntushobora korora ngo wororokerwe. Ikiriba kigifunze ariko gifunguye. Bibiri gatubwiye ngo umunsi umwe Uwiteka afungura ikiriba kwa mugabo witwa Yosefu, ngo Imana irotesha Farawo inzozi kandi itari isanzwe ibikora kugira ngo ikiriba amahirwe avemo. Ngo umwami arose Yosefu asobanuye, ngo umwami aravuga tusibye njyewe nta wundi muntu wemerewe kuvuga ijambo hejuru yawe. Nta muntu wemerewe gusohoka mu iki gihugu utabigizemo uruhare. Yosefu nta muntu wemerewe kwinjira mu iki gihugu utabigizemo uruhare. Imana ifungura ikiriba. Yagifunguye abantu baguha ijambo. Iyi Imana ifunguye ikiriba aho havuga uwize wowe uhavuga utarize bikemera. Imana yafunguye ikiriba ibintu byose birakoreka. Imana yafunguye ikiriba wava mu Rwanda ukajya no mu mahanga. Imana yafunguye ikiriba wava muri Amerika ukaza mu Rwanda. Imana yafunguye ikiriba waba umaze imyaka 30 utabyara kuwa 31 ukabona umwana. Imana ipfa kuba yafunguye ikiriba. Tugiye gusenga Imana ibafungurira ikiriba mu izina rya Yesu. Iyi Imana yafunguye ikiriba indwara basinye kizaguhitana Imana igayikiza kubera ko yafunguye ikiriba. Imana yafunguye ikiriba ugateka ugahaga kandi abandi babona gutahaga. Imana yafunguye ikiriba wa musazi ibitaro byananiwe arakira kubera ko Imana yafunguye ikiriba. Bakaba bazi kuzapfa udashatse Imana yafungura ikiriba ugashaka. Tugiye gusenga Imana ifungura ikiriba. Nyakubahwa Imana yacu, uri Imana igira neza bugaca bukira. Ku manywa y'ihangu witwa Imana, mu gitondo kare witwa Imana, nijoro witwa Imana. Asubize nari nkwinginze ngo buri muntu wese utanga urubyaro ku batarufite iki kiriba ugifungure. Ufungure ikiriba ku bantu bose babuze urushako bashake. Ufungure ikiriba ku bantu bose bacuruza bagahomba bunguke. Ufungure ikiriba ku barwaye bose bakire. Ufungure ikiriba ku bari mu nzu z'imbohe babohoke. Ufungure ikiriba ku bantu bananiwe gukizwa bakizwe. Ufungure ikiriba ku banyeshuri bananiwe gutsinda batsinde. Ufungura ikiriba ku rubyiruko Mana, uhereye none uruha ubuzima, uruha imibereho, uruha ikinyabupfura, uruha imyitwarire myiza. Ufungura ikiriba. Ufungura ikiriba ku bantu bawe bose Mana, bafite amadeni ufungura ikiriba yishurwe. Abafite ibihombo ufungura ikiriba ibi bihombo biveho. Ufungura ikiriba ku bantu bose badukurikiye amasaha ya none ndetse n'abazatubana mu kindi gihe kizaza. Ubafungurira ikiriba Yesu. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kandi urakoze kuri Imana idatererana abantu bose bagutakambira ku manywa na nijoro. Urakoze kuri Imana ijya yumva gusenga ndetse natwe ukatwumvira. Nari nkwinginze ngo ufungure ikiriba ku bantu bose bababaye banezerwe. Ufungure ikiriba ku bantu bose barushe baruhuke. Ufungure ikiriba ku bantu bose bari kurira baseke. Ufungure ikiriba ku babuze amahoro. Ufungure ikiriba ku babuze ibitotsi basinzire. Ufungure ikiriba kuri buri umwe wese. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Ngaho ubuntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe no kugirirwa neza nawe bikomeze bitwomeho ndetse none n'iteka ryose. Amen. Amena. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Nge ndafashijwe pe. Mwanzi w'ibihe na amasaha numvaga twakomeza ariko ndi wumva wafashijwe nkanjye wifuza yuko mwafatanya gusenga
Imana igakingura ikiriba kirimo imigisha ye ikaza ikamugeraho. Yahamagara n'ijye na Korodina kuri nimero 0788 615 51 830 0788 615 51 830. Imana ibahe umugisha.